yamariye icy'abanyarwanda niba nayo ubwayo yivugira ko ibibazo byayirenze. Yamaze gufata igihugu, icyo gihe se bashyiraho guverinoma. Njye nageze i Kigali tariki ya 22 z'ukwa karindwi. Igihe bagiye bashyiraho guverinoma, ntibashyiraho guverinoma. Kagame arimo gupakira ibintu abijyana i Bugande. Ibi donc umaze gufata igihugu nguje kucyubaka, urimo gupakira ujyana i Bugande. Wowe ufashe igihugu uwo munsi urakibye. Ibyo bintu byose barabyibye babijyana i Bugande. Baragenda bajya muri za imprimori bapangura imashini, bademonta imashini bazijyana i Bugande. Kandi bamaze gufata igihugu. Aho ibyo bibyo bajyana i Bugande, aba bajyanye ibintu i Bugande ku mugaragaro tubabona twese bapakira amakamyo akagenda amanywa nijoro. Njye nabonye amakamyo atabarika. Nagiye i Kibungo mu kwezi kwa karindwi, nongera nsubirayo kugera mu kwezi kwa 10, amakamyo apakira ibintu avidura igihugu yiba, donc barimo kwiba u Rwanda barusahura, kandi bitwa ko ari bo bahayobora. Ngubwo rero umuco w'ingegera, umuco wa bwa bugegera mperasobanura ko abantu ari ingegera ziyambitse inyenyeri. Akavuyo rero niko ingegera zikoreramo. Ako kavuyo niko kamerera neza ingegera. Ingegera buri teke ikorera mu kavuyo. Kagame rero nawe nuko akora. N'ubu ngubu yitwa ko ari we perezida w'u Rwanda, akomeza gukora kigegera. Nkomeze nkoresha ko ingegera zafashe igihugu, ziranyuje nyine ziragisahura. None se ingegera mwigeze mubona zubaka? Ingegera ntabwo zubaka, ingegera ntabwo zigisha, ingegera ntabwo zisana. Ingegera zirasahura, zikica, zikabeshya, ahasigaye zigakoresha itekinika nyine nka kuriya nyine babivuze babyemeje. Icyo nshaka kuvuga aha ni iki? Nicyo gituma biba uri bufate abajura nyakuri bahera kuri Perezida Paul Kagame. Niwe mujura abanyakuri. Wibye ibyo mu Rwanda, akiba ibyo muri Kongo, akiba ahantu hose, akiba akarangiza. Muri make rero icyo nashaka gusobanura hano ni nuko ubugegera batojwe, ubwo bugegera watanze uruhushya nuriyobora kiriya gihugu. Nicyo gituma agera imbere y'abantu akavuga ngo kuki ibintu bitagenda neza, ngo nimumbwire ngo ibi n'ibi byarananiranye. None se abantu babuza gukora kubera iterabwoba rihari.